reka mbabwire ngo amahoro y'Imana nakomeza ganze ku buzima bwanyu, wowe udukurikiranye uri mu Rwanda nawe udukurikiranye uri hanze y'u Rwanda. Kuri kamera dufite umutumirwa, arafite isura nziza nkuko mumureba, nge ndabona wagira ngo ni Bikira Mariya, abandi bati ni Mariya, abandi bati ashobora kuba akina karate, abandi bati mbese buri wese ari kubivuga uko abyumva. Ariko se wowe uramubona uti? Aka kanya hita unyandikira muri comment. Ariko mbere yuko dukomeza, reka banza twibwire. Murakoze, nitwa Mukamana Elevani. Elevani Mukamana. Yitwa Mukamana Elevani. Ndabona umeze nk'umuntu ushobora kuba utera amakofi. Oya. Hari abantu bajya bambara imyambaro ngo bakina karate, nubwo mbona iyawe isa nk'ifite image itandukanye n'iyabo, ariko uwabireba yahita yikangamo bya bindi yo korohamo byaba byagabanye. Nakenyeye nakomeje. Yes, tugarutse rero turi bashyashya, ni ikiganiro duhindura isi nshya. Yego. Iki ni ikiganiro duhindura isi nziza. Yes. Duhindure isi nziza ni ikiganiro mugiye gukurikirana, hanyuma rero nge mugiye kubana kuri mikoro Ndeniyongera Bernard, hanyuma umutumirwa nkuko mwabyumvise ni Mukamana Elevani. Elevani, ni gute twahindura isi nziza? Ese koko ni ihe message uyu munsi uzaniye abantu? Ni gute iyi si twayihindura? Ese agaseke wadupfunyikiye kuri uyu munsi kaba gateye gate? Murakoze cyane. Tugeze mu gihe gisa nkaho kigoye, kiruhije. Abadukurikiye baza kumfasha tuze kwifashisha uburyo bw'ijambo ry'Imana n'umuntu ku giti cye muri rusange. Ngewe nakunze gusoma ijambo ry'Imana, nza gusanga Imana irema isi nk'uko tubwirwa, nk'uko tubyigishwa, kuko nge nisanze mvuka turi abakristo. Nza gusanga hari uburyo umuntu ashobora kwifashisha ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya akayihuza n'ubuzima bwe busanzwe, kandi isi ikarushaho kuba nziza. Nza gusanga kandi uburyo isi yaba nziza kurushaho ari uko buri wese yisobanukiwe. Ese isi ayimazeho iki? Ayibereyeho iki? Yego. Nibwo buryo. Yego, hanyuma ngira ngo abantu batangiye kumva ko icyerekezo twinjiyemo ari cyo ngicyo. Hanyuma muri icyo cyerekezo tugiye kwinjiramo dufite ibice bitandukanye dushobora kunyuramo kugira ngo duhindure isi yacu nziza. Ariko uyu munsi reka twinjire mu ngo dutuyemo. Yego. Kuko njye mbona akenshi ubuzima bw'isi bukubiye mu ngo zacu, mu ngo cyane dutuyemo. niwo ruzingiye aho. Ahangaha mu bagore bacu, mu bagabo bacu, mu bana bacu, niho isi yacu ubuzima bwayo buzingiye. Yego. Twinjire he Elevani? Reka duhere ku mugabo. Duhere ku mugabo. Kuko ni we uri mu muryango. Akaba niwe umutwe w'urugo. Yes. Abagabo mwese reka mbabwire ngo kabisa turabasuhuje. Turabasuhuje cyane. Tunabaha ikaze mu kiganiro. Yego. Ariko n'abadamu ntibasigare. Ntibasigare. N'urubyiruko ntirusigare kuko aharaza kubonekamo message zishobora kuzagenda zisindagiza abantu benshi. Yego. Yego. Hanyuma twanze twe. Njyewe icyo mbona ko isi kugira ngo irusheho kuba nziza. Yego. Buri wese uyisanzeho aryoherwe nayo. Hari ikintu umuntu wese aba agomba kubikoraho, ariko by'umwihariko reka mbwira umuntu w'umugabo wicara wubwe akavuga ngo nisanze ndi umusore, ndabyirutse, mvuye mu bwana, ndakuze, ngeze aho mbaye umusore. Maze kuba umusore mbona si nkwiye kuba njyenyine, nkwiye kuzana umuntu tukabana. Yego. Twarangiza kubana tugakora umuryango w'abantu babiri. Ndetse byaba byiza bagakomeza. Kandi niyo bahiniraho nabwo baba ari umuryango. Yego. Ese uyu mugabo iyo agiye kure mu muryango aba yabitekerejeho? Yego. Ese iyo amaze kubitekerezaho koko umuryango ukabaho, awurindira umutekano nk'umutwe w'urugo? Rimwe na rimwe ugasanga imbogamizi ziragiye zifasha indi ntera kubera wowe mugabo. Uti gute? Ese iyo uri umugabo ukajya kwisanga watibitse, uragiye uteye inda hanze umwana w'umukobwa, uratebetse,
uteye inda umudamu w'abandi ubizi yuko anubatse, harya ubwo wowe waratekereje ko nawe urimo kurema umuryango ejo uzabyara ukabyara abahungu ukabyara abakobwa? Birakwiriye ko umugabo w'ubwe, niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko iravuga iti reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye, uwo muntu ase nanjye, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu itangiriro. Imana iri mu mugabo imaze kumurema. Iyo usomye aravuga ngo yita inyamaswa zose amazina yose, kandi izina yisera ibiryo. Mufashe umukwiye yari ataraboneka. Ese wa mugabo we, niba ushyizeho umuryango warangiza ukajya kuwushakira amashami atari ngombwa, uba wumva uwo muryango uzaguhira? Ese uba wumva ibyo urimo urakora byo wabitekerejeho? Nk'uko waremye ukavuga ngo reka nzane umuryango, reka ukwiye kwicara ukavuga ngo iki kintu ngiye gushamikira ku muryango kizaza cyitwa iki? Ese nzabangamira ababyeyi bangana iki? Nzababaza abaturanyi bangahe? Ese nzakomeretsa abambyaye bo bazaterwa ishema nanjye? Impamvu wagira iyo ari yo yose ntiguha uburenganzira bwo kugira ngo ubihirize abandi bantu ubuzima. Birababaza ukisanga umuntu wubatse urugo ngo yateye umwana w'umukobwa inda, ugasanga umuntu wubatse urugo ngo yaciye inyuma ngo uwo bashakanye ngo induru irarota, intambara. Banza utekereze uvuga utese iki kintu ngiye gukora umuryango wanjye biraba ari amahoro? Ese uzanyumva? Azagifata gute? Wowe ubwawe nk'umugabo numara kwiyubaka, icyo cyiza ukoze kizasakara no mu bawe. Nicyo kintu numva nabwira abagabo bakankundira, bakaba ariho bahera bagashyiramo agatege. bagashyiramo agatege. Yes. ubu abagabo badukurikiye, Yego, aba ariho hantu bafatira izingiro. nibafate bumve ko icyo Imana yabagize cyo kigomba kugira agaciro. icyo yabagize cyo. Yes, uri umugabo, uri umuyobozi. Yes, bigaragaze. Hanyuma se ko mbona kwitwa iturufu ryitwa umugabo ryabaye igihahisho cyangwa se ikintu gishobora kuba cyashyira abantu benshi mu kaga, bitewe n'uko byamaze kuba ikintu nakwita ko ari nka sinakitane tukigereranye n'ikira. Urabona hari urwandiko rw'inzira, reka mbyite gutyo. Yego. Byabaye nk'urwandiko rw'inzira rubaho ububasha bwatuma abantu bose babiyumvamo, ndetse bakanumva ko bashobora kuba babakoresha ikibi, bakabatura mu mutego runaka, bakaba mbese ikintu cyose bakigeraho bitewe n'uko bafite iyo titre. Yes. Ni ukuvuga ngo umukobwa ntashobora kubona akazi atabanje kunyura kuri uyu mugabo. Yego. Ntashobora kuba yaramba muri kano kazi atabyamanye n'uyu mugabo. Ntashobora kuba yabona ikintu runaka hatabanjemo kuba cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Cyane cyane abagabo, ngira ngo murabizi ko abenshi barabikora. Niba bavuze ngo umukobwa yatswe ruswa y'igitsina, biba byakozwe n'abagabo. Ndumva ntago nenegera na rimwe mbona aho abagore bavuga ngo bari gushinzwa ko batse ruswa y'igitsina, ahubwo abagabo no bashinzwa ko batse ruswa y'igitsina. Ese kubera iki ibi bintu bibaho gutya, ugasanga umugabo niwe urwaka ruswa y'igitsina, umugore ntiyaka ruswa y'igitsina? Kuki umugore atayaka? Ko nzi ko bose bari gushimisha umubiri. Dore aho ibintu byakomereye rero. Ni ukuvuga ngo Yego. kuba ufite ubutware bwo kuba uri umugabo, ubwo ndi kuvuga ku bagabo bagize amahirwe yo guhirwa rwose, dore ko ari nabo bisanga muri icyo kibazo. Yego. Kuba waragize amahirwe ugahirwa n'urushako, ukagira umugore mwiza, ukisanga ni wowe uteza ibibazo, muzabicunge. Yego. Iyo umugabo afite umugore mubi, waba mwiza agahora henda aca bugufi, ariko iyo umugabo agize amahirwe akagira umugore mwiza, umutwara araje, karibu mutambuke, aba yumva uburenganzira wa mugore yamuhaye. Yes. Bugera no kuba yakorana buri kimwe cyose yishakiye. Umugore wanjye nta kibazo, n'ubundi aritonda, n'intama y'Imana, n'ubundi ntambaza ngo utashye ryari. Ahubwo byakakubereye imbaraga yo kugira ngo kuko ufite urugo rwiza nturara ijoro, ngo bakuraze ijoro uri hehe ugeze he, ese urabona njyewe ngiye kwiryamira ibintu bikomere ndagufungiranye. Hari nabo bafungirana. Tujya tuganira n'abantu kumva bamwe turimo turabagira inama baraye hanze nziwe mu cyumba cye, akarara inyuma y'urugo kandi ari mu rugo. Naho wowe ugize amahirwe
iwawe urinjira ni karibu, watambuka bakaguha ikaze, ni wowe ugiye kugira ngo noneho uhindukire bwa burenganzira na cya cyubahiro ukibyaza umusaruro mu buryo bwo kugira ngo ufate abana b'abakobwa uko mu biganza. Ese wowe ntiwakwigaya basi? Hindura isi nziza, waryohera abantu. Hanyuma tugana ku musozo ni iyihe nama wagira abagabo nk'aba, ni iyihe nama wagira abadamu nabo bafite abagabo bameze batya? Kuko akenshi hari igihe abadamu nabo bagira ingeso zitari nziza cyangwa se bagira imitima itari imwe, akavuga ati ngewe bibe kimwe kuri kimwe, nanjye umugabo yaciye hirya ajya kubyaza muri kariya gakobwa yarakabyaje, nanjye reka ngende njye kureba ukuntu nigenza hariya, kimwe kuri kimwe. Bamwe bajya babikora, ngira ngo urabizi. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ikubise mu cyebu yirenza urugo. Iyo wagaye umuntu urumva araguhemukiye nibyo, yego, kandi koko buriya iyo utihoreye biraryana kuba atabizi. Iyo uhemukiwe abenshi uruhuka ari uko byibura uba wumva waruhuka ari uko ugeze ikirenge mu cye, ariko siko kuri pe. Yego, ntabwo ariko kuri. ushobora kugenda kuko atari ibintu umenyereye bikagukurura akaga gakomeye kurenza uko ubitekereza. ahubwo njye ndashaka kwibwirira bano bagabo. yego, abagabo turabakunda n'ukuri, muri beza. wow, yes, erega abagabo wow, aho bari hose bazamura igikumwe hejuru. Umugore yaremwe kubera umugabo. Njyewe naje gusanga abagabo bubahwe, abagabo bubahwe, abagabo twubahwe, murabe icyubahiro, murabe igiciro. Wow, turabakunda pe. Yego, ariko namwe nimuha agaciro urukundo tubakunda. kandi bishyizemo akantu kavuga ngo ariko namwe, Yego. aha ngo wisunkura mu mavuta. Ni ukuri nimuha agaciro urukundo tubakunda, nimumara kuruha agaciro. Ariko abagore turabakunda, abagore turabakunda. Utinya ikintu gituma umuntu ahera ku itariki ya mbere ashakisha ifaranga rizatuma ajya gukura umukobwa iwawe, ni ikigaragaza ko umugabo akunda umugore cyane. Umbabarire cyane, icyo bita urukundo ngewe ntabwo ariko ngifata. Ntabwo nemeza ko urukundo rwo rukura umuntu iwabo, ahubwo nemeza ko umugabo yitegereza akabona hari icyo abura, akumva icyifuzo cye cyasubizwa. Mbwira rero ngo wakunze umukobwa, ahubwo urebye taye, ureba uko ahagarara, ureba uko yitonda. Nkatwe twitonda. Ese bundi gukunda ni iki? Uretse nyine nkatwe twitonda, ugahita ubona ndahagije kuko ukunda abagore bitonda, ukunda abakobwa bitonda. Iyo ubonye ukuntu kanaka kabayeho n'umuntu we witonda, nawe uravuga uti umuntu witonda ni sawa. Ariko ibyo nibyo ni byiza kubirebaho, ariko nyuma yo gutereta umugore no kumwereka ko umukunda, ugeze mu rugo urukundo rwakikubye kabiri aho kugira ngo rugabanukemo gatatu, cyangwa se rugabanukeho gatatu. Buriya iyo uvuze gutyo ubwo ushatse kuvuga yuko urukundo ari iki? Niba umuntu adashobora gukunda umuntu, ngewe ngo mbe nagukunda kuko ufite taye nziza, abo basigaye bavuga ngo na nyashi. Oya, ntabwo nyashi aricyo cy'ingenzi. Uretse gato hari abazikunda, ubwo tugendeye ku bice bitandukanye. Hari abakunda nyashi, hari abakunda utunyinya nk'utwo twawe, hari abakunda utwiso tworohejemo, hari abakunda abagore banini, hari n'abakunda abatoya. Buri wese agira uko abyumva. None niba umbwiye ko atari rwo rukundo, ntabwo ibyo ari byo rukundo. ubwo urukundo rwaba ari uruhe? Urukundo ni ururi muri wowe ubwawe. Kandi nyine ngukunze bitewe n'ibyo mubonyemo bindimo. Wimbwira ngo urankunda nawe utaramenya icyo ushaka, kuko niba uvuga ngo ufite urukundo, ibikorwa unyeretse urimo umbwira ngo ninzi, wakabikomeje. Kandi niba unsezeranyije ko tuzabana akaramata, ntutatire. Komeza unkunde, komeza unyiteho, we kumpa ububasha bwo kwibaza ngo mbese ndarindagiraga njyahe. Ariko reka uvuze ako kantu, reka ngaruke gatoya twinjire ku ijambo rivuga ngo tuzabana akaramata. Yes, ese ko se mutubwira? Mwebwe mubabwira ngo iki? Twebwe dusubiramo iby'umugabo. Nyine mwe ko muvuze ngo niko tubabwira. Numva. Kuki utabwira padiri cyangwa pastor mbwira ngo ntabwo mvuga ibyo yavuze? Reka mvuga ibyanjye, ntabwo mvuga ibyo yavuze. Akaramata wenda sinjya mbitindaho cyane kuko nifashishije n'ijambo ry'Imana. Naje no gusanga hari amagambo rimwe na rimwe ava mu rurimi rumwe, uko tubona ko Bibiliya yagiye iva mu ndimi nyinshi, Ikinyarameya, kaza mu Kigiriki, kaza mu Giheburayo. Hari amagambo agera mu Rwanda avugika uburyo butari bwo. Yego. Wenda simvuze ngo abantu bereke kubana akaramata, ariko umuntu wese yumve ko kubana akaramata
ahubwo ni ukubana ibihe byose niko karamata. Ariko ibyo bihe byose buri tayimu hagaciro umuntu muri kumwe, yego, buri gihe, buri munsi, bizamutera kugira ngo abone uko nawe abone uko akwitaho, kuko buriya kwita ku muntu utakwitayeho biravuna. Kandi ikindi natanakwitaho, njye nemera ko umuntu ashobora kurangara ntanyiteho, wowe cyane cyane wowe mugabo. Niba umugore wawe yagize uburangare, ni akanama agiye kwihera abagabo, akagira uburangare ntakwiteho uko bikwiye, ntabwo bivuze ko utakiri wowe. Wihita utakaza ibyo wiyemeje ngo kubera ko umugore wawe yarangaye. Oya, ba wowe utangire wiga uti isundi icyo nashakaga si cyo ngomba gukomeraho. Ukora iyo bwabaga abagore baroroha, abagore baritonda, abagore n'abana beza. Ako kantu kuzi ko bavuga abagore baroroha, n'abana beza, abagore borohamo, umugore uzanira ururabo shahu ugahita umurarana mukishingira. Abagore n'abana beza akaraba kakamye, abagore baroroha bana. Cyakoze nyine uwashatse umugora hari uburyo bwiza bwo gutunganya ibintu mu buryo nta nduru, nta no kwiha rubanda. Kandi njya nkunda kubwira abantu ngo ubabazwa n'abantu ugasetswa n'abandi. Ushobora kubabazwa n'umugore ariko mu gihe kizaza Imana ikazagushumbusha utarinze kwiyandarika. Yego, uhinduka urw'amenyo, ubyara abana 5 mu gasozi, ubyare 4, wizanira ibyo byago byo kurwara ngo wari urimo wihimura ku muntu ngo wakubabaje. Ni ukuri iyo wihimuye uvunika kurusha uwo wihimuraho. Iyo wihimuye uvunika kurusha uwo wihimuraho. Iyo ni inama, ni igitekerezo cyiza, mbese nakubwira ngo ni message, ni kado uhawe muri aka kanya. Gerageza kubana n'abantu bose mu mahoro, kuko ngo iyo wihimuye uvunika kurusha uwo wihimuraho. Yes, ni wowe uvunika. Ngira ngo twinjira ku musozo w'iki kiganiro, ngira ngo murabona ko ni ikiganiro nakita ko kitamenyerewe hano. Ikiganiro kitamenyerewe hano, ariko abantu bashobora kuryoherwa nacyo. Nyuma y'uko iki kiganiro gitambutse, urateganyiriza abantu iki ejo hazaza? Ibintu byinshi wenda icyo nabasaba muri comment baduha igitekerezo, n'abandi bafite ibyo bifuza ko tubafasha tubaganirize. Icyo nababwira cyo imbere aha, umuntu wese yabishatse yabaho aryohewe, yabaho yishimye. Uyu ni umuganga uje kuvura imitima y'abantu ifite ibikomere, ingo zasenyutse. Hamagara muganga Elevani ubundi akuvurire, umugabo akuvurire umugore, ivumbi ritumuke. Elevani, reka tuvuge ngo turagushimiye kubwo abantu benshi uhaye inama kandi n'ingo nyinshi wubatse, kuko hari benshi bari bamaze gusa nk'abatandukira inshingano zabo, ariko bakimara kumva izi message hari byinshi bihindutse. Kandi tunababwire ngo bakomerezaho, ahubwo bajye bakunda kudukurikira, bumva ikindi kiganiro gishya cyaje. Yego, ariko niba ari n'ubwa mbere babanye natwe, reka tubasabe bakore subscribe. Nibakore subscribe 250 rwose. Eriva barebe video, hariho ingufi umuntu arebe iyo abona imushimishije. Sijye ko unayikimye ukayireba yose waba unezeje, haba hagiyeho views, haba hagiyeho ari amasaha bakenewe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bakore subscribe. Yego, ndabakunda cyane kandi ni ukuri nta kosa ribaho ritababarirwa. Nawe nubwo waba waranamubabaje aka kanya ukagenda ukitwara neza, ntago kugenda uvuga ngo nakoze ibi ntago ariko kwihana, nubwo ari koko kubahiriza inshingano, ahubwo hera none uhindura ibyo wabonaga wakora uko bidakwiye. Reka mvuge ngo fata ako gasambi kawe cyangwa se fata uwo mukeka wawe, injira mu cyumba, fata umukunzi we ku rutoki, hanyuma mwinjirane mu cyumba, mwicara aha ngaho muganire. Ongera umukore kwitama, ongera umubwire twatundi, ongera umureremburiza amaso kumwe bigenzaga kera, hanyuma mwiyunge. Ese bundi murapiki? Ibyo byose biterwa na Satani, ni dayimoni uba ushaka gusenya ingo z'abantu. Ariko hamwe no kumenya, niyo mpamvu tuba tubaye hano kugira ngo tubashe gukebura abari bamaze kugira gutana. Ariko wowe wigize ntibindeba cyangwa se utabasha kumva, bajya bavangwa amatwi ari mu rupfu ntiyumva sone cyangwa se ntiyumva ihoni. Ngira ngo ubaye mwiza wagarukiraho urugo rwawe rugakomera, rukamererwa neza, nawe ukajya ugenda wirahira ibyiza wabonye mu ngo zitandukanye wagiye ureba hirya no hino. Abantu bagenda bareba hirya no hino bakabona ibintu byacitse, ariko ashobora kugenda avuga ati nanjye nabonye umugore
Yego. iwanjye hararyoshye Yego. yabonye umugabo iwanjye hararyoshye hahiye koko yego abandi umuntu bafite wese hahiye akajya koko agenda yumva atewe ishema n'uwo ari we Yego. rwose ngaye nguko rero nakagaruka njye reka mbashimire mbabwira ngo amahoro y'Imana nakomeza aganze kandi ni ukuri Uwiteka abaturindire ku buryo tuzongera guhura mu kiganiro mwese muri tayari turabakunda cyane mugira amahoro amen